tukaba tuyabonetsemo shima Imana yaturinze mu rugendo n'abarwayi bakaba bari koroherwa abasabira abagenzi Imana iramugisha mu izina rya Yesu. Ishimwe rizaza mushiki wacu Gabire mu masifa ashima Imana yaturinze icyumweru cyose igakiza abana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ati dusome Zaburi ya 30 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5. Amanditse ngo ni indirimbo n'abafite indirimbo sinzi ariko indirimbo niba niyo Zaburi sinzi uretse turamuhashakira turasoma nyuma. Dada Antonia ashima Imana ikinguye amateraniro y'uyu munsi akaba yabonetsemo ashima Imana yamurinze mu rugendo rwo kugapereza kandi akeneye ko mumusengera kuko usubire mu amateraniro ya mushiki wacu tuyetereza siku ya Jumamosi alikuwa amekusanyika. Icyifuzo ni mushiki wacu hiriwe asaba ko mumusengera uhiriwe yifuza gusabirwa kuko arwaye kandi yizeye gukira mu izina rya Yesu. Ishimwe ni mwene datashe ashima Imana yarinze yakijije Frere Jonas kandi ashima Imana yarinze Frere Gerard mu rugendo kugenda no kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Iri ishimwe ni mwene data Dusabe ashima Imana yarinze Frere Gerard mu rugendo akarinda mushiki wacu Antonia ikarinda mushiki wacu Antonia yarikoze hari icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Turasoma ya Zaburi ya Masifa igice cya 30 umurongo wa 2 turageza ku murongo wa 5. Wahabonye nasomye. Amen. Uwiteka ndaguhimbaza kuko wampagurukije. Amen. Ko abantu banjye banyishima hejuru. Uwiteka Mana yanjye narakutakira bakize. Uwiteka wazamuye ubugingo bwanjye bukura mu ikuzimu. Wakijije urupfu ngo ne kumanuka nija nkaja muri rwabo. Muririmire Uwiteka ishimwe mwabakunzi be mushime izina rye ryera. Amen. Handitse n'indirimbo nyimbo hano banditse ngo twasoma umuntu hiriwe urwaye aho ni mama hiriwe urwaye akeneye gusabirwa mu mama yake ambaye anahitaji kuombewa ndani ya jina la Yesu Kristo. Kandi ufite indirimbo ntari niko byanditse n'indirimbo afite indirimbo yo gushima uko byanditse